dufite Pentekote iyo ni iya mbere, dufite igikorwa cyo gusengera no gusiga amavuta abakozi b'Imana, dufite kwizihiza umwaka tumaze nka Kalvari. Haleluya. Kubera ibyo bintu byinshi niyo mpamvu tuza kwihanganirana mu buryo dukoresha umwanya. Imana ishimwe cyane. Noneho ukanongeraho ko hanabaye na marato, nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyatumye igihe gisa nk'aho kiducika. Ndagira ngo bari inyuma heze kugeza kuva kuri 3 kugeza kuri 5, ukuvuga ngo iminota 10 badufashe kuririmba, ariko buri wese ahaguruke kugira ngo duhimbaze Imana. Umwanya munini siko gaciro gakomeye imbere y'Imana, ariko umutima wawe imbere y'Imana nibyo bifite agaciro. Imana ishimwe cyane. Dushobora kumara isaha ukaba nta kintu cyawe cyageze imbere y'amaso y'Imana. Dushobora kumara iminota 5 imbere y'Imana hakaba handitswe ibintu bikomeye cyane. Ndagira ngo buri wese afate umwanya ahaguruke duhimbaze Imana muri iminota 10 kugira ngo tuzakomeza n'izindi gahunda. Karibu. Hallelujah.
badufashe basore mu myanya yabo nubwo mbona badashaka kugenda baraza kwihangana protokole kugeza ku murongo wa makumyabiri niba twahageze n'isengesho nifuje ko dushobora gusenga muri iki gitondo twese hamwe dufatanyije ukagira icyo ubwira Imana kuba tugejeje kuri uyu munsi. Niba twahageze twese dusoma ijambo ry'Imana, umutwe w'amagambo aravuga ngo Pawulo asabira Abefeso. Icyo gituma tukamira Data wa twese, uwo imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'Umwuka wera, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo maze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwago ubwo ari bwo, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Murongo wa 20 haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Amen. Iri ni ijambo natekereje ko muri uyu munsi, ubwo dutekereza ko tumaze umwaka, nubwo ndashaka kuja mu gikorwa nyirizina cy'umuhango, nubwo dutekereza ko tumaze umwaka, ariko haracyariho urugendo rurerure. Ikintu cyanejeje, Pawulo yari yavuze ibintu bikomeye cyane haruguru, ariko kubera kuko ibyo yavugaga byavaga ku mutima w'Imana, aravuga ngo n'ubundi ibi naseze haruguru, ariko Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twebwe dushobora kuyisaba. Haleluya. Niyo mpamvu rero mu byo dukora byose twiringira Imana, tukayishyira imbere, twizera kuko ariyo ibidushoboza. Twebwe nk'abana b'abantu dushobora gukora byinshi, ariko ibyo byose dukora mu kuboko kw'Imana niho hari n'ubushobozi bwayo. Rero ndabakiriye muri iki gitondo cya none, nk'uko nabivuze mbere, ibikorwa byinshi biza gusaba ko twihuta, uza kubona ko gahunda zihuta cyane azi kubyumva, kubera ko n'umwanya nawe tugomba kugerageza kubahiriza. Ndabakiriye mwese abakalvari. Natekereje ko abakalvari bahaguruka, niko umutima yambwiye, ndasaba ko bahaguruka aho bari. Umuntu wese uzi ko ari umukalvari, umuntu uko yabitekereza, niyumva nawe umutima umwemeje ko haguruka, umugazo wa kera azobasigaye kuzuza po. Natekereje ko bahaguruka, nitumara guhaguruka dukomere Imana amashyi ku mirimo ikomeye yakoze muri uyu mwaka. Haleluya, haleluya. Icyubahiro Mana, murakoze cyane, ushobora kuva hasi. Umutima ni ikintu gikomeye cyane, biba birimo kenshi ntushobora kubasha kubivuga uko biri kose, ariko Imana izire biri mu mitima yacu. Aya ni amashimwe duhaye Imana kuko tugejeje kuri uyu munsi. Ndagira ngo ubwo tumaze gushima Imana twese nk'abakalvari dufatanye turakira inshuti zacu
hari abo duterana buri munsi ariko bakiganira n'imitima yabo kuba dushobora kubana mu gikorwa cya hano. Yari magambo kuba dushobora kuba tubaye duhindira hamwe gusa kuko twese turaja mu ijuru ariko biterwa n'ikivi aho watangiriye. Abagitekereza kuba rero batuma inshuti zacu n'abandi badusura buri gihe turabakiriye kugira ngo Imana ibahe umugisha. Turakira abashitsi batandukanye badusuye uretse abashumba ndabasaba ko baba hasi kugira ngo tubakire abashitsi badusuye bose. Umuntu wese wumva ko ari umushitsi kuri uyu munsi, hari abaje umunsi wa mbere, hari ushobora kuba yaje umunsi wa kabiri akaba atumva ko ari umushitsi, ndabasaba kugira ngo bahaguruke bose, ndabasaba kugira ngo bave hasi. Abashitsi bose ndabasaba kugira ngo bave hasi. Murakaze Imana baho umugisha. Bagihagaze tuze kubakira. Ndaza gusaba abandi bantu nubwo baza kuyegereza kugira ngo nabo bahaguruke. Abantu Imana yatoranyije uyu munsi kugira ngo baze gusigwa amapfa, ndabasaba ngo bahaguruke nubwo bafite umwanya w'umwihariko, ariko ndabasaba kugira ngo uyu munsi tubahe agaciro bongere bahaguruke. Ndabasaba ngo bahaguruke aho bari kugira ngo dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ndaboneraho umwanya wo kwakira abashumba batandukanye. Nshobora kutabasha kubivuga uko biri, ariko umushumba araza turabikora neza kugira ngo umwanya utaza gufata umwanya munini. Ariko abashumba batandukanye uyu munsi badusuye, harimo umushumba w'umuvandimwe, hariho umubyeyi wacu, hariho n'abandi bashumba benshi nshobora kuba ntabonye. Ndabasaba kugira ngo nabo bahaguruke niturangiza tuze kubakira bose hamwe n'abashitsi. Dukomeye Imana amashyi menshi cyane abashumba bahaguruka. Mwakoze kwiteza uyu munsi wa none, Imana ibahe umugisha cyane. Rero reka tubare nk'uko bisanzwe ndabangeze kuri gatatu kugira ngo tuze kubakira tuvuga ngo umugisha kubana natwe uyu munsi. 1 2 3 ni umugisha kubana namwe mu nzu ya Data wa twese, turabishimire. Ababegereye babasuhuze, ababegereye babarabuze, ababegereye badusuhuze. Reka mbere yuko dukomeza n'izindi gahunda bahe amatangazo y'icyumweru. Duterana icyumweru kuva saa 3:20 kugeza saa 6:30 cyangwa saa 7. Ariko iryo tangazo ntanze ndagira ngo mbwire abantu bose ko uyu munsi bitaza kuba ari uko bimeze. Umuntu uri gutekereza ko saa 6 aza kuba atashe ntibiza gukunda kabisa. Urebye gahunda zihari turaza gutindaho gato, ariko mu buryo busanzwe ku cyumweru nayo ni umwanya duterana. Kuwa kabiri no kuwa kane, kuwa kabiri haterana itsinda ry'abamama hamwe n'abakobwa, kuwa kane hagaterana itsinda ry'abapapa ndetse n'abasore b'abahungu. Baterana kuva saa 11, saa 11 n'igice kugeza mu masaa moya. Kuwa gatatu duteranira twese hamwe kuva saa 4, duteranira hariya i Remera kuri Nazareti kuva saa 4 kugeza igihe Imana tubashishije, hari igihe tugeza saa moya. Hari igihe ndetse nkuze kubona umwanya wo gukora impamvu z'akazi, ariko hari umunsi bigeze kuja gusenga abantu barimo barazavuga ngo none ngo pasiteri sinzi ko byagenze ngo yarangije amateraniro ngo saa 10 saa 10 kumva abantu kenshi bakunze gusira amasaha mu mitwe kuruta gutekereza. Nuko babona niba hari umuntu wari uzi ko saa 10 nibaza guterana, uwo munsi ashobora kuba atanaterana, ariko dushobora guterana saa 4 bageze saa 5 bikaba ngombwa ko tuyasoza. Rero niyo mpamvu dushishikariza abantu kugerageza kuba ku gihe. Kuwa gatanu nabwo turaterana saa 11 hano, saa 11 n'igicaho amateraniro yatangiye kugeza mu masaa 1 n'igice saa 2. Abantu basabye gushima baza kubiseguraho kubera ko ntitubona umwanya wo kuza kubikora none, ariko turabasaba ko cyumweru gitaha
bazashima tuba dufite umwanya uhagije ariko kubera gahunda z'uyu munsi turabasaba ko batwihanganira ntidushobora kubona umwanya kubera ibikorwa byinshi ubwo gahunda yabo turaza kuyisubika ubuyobozi buzayizirikana ku cyumweru gitaha ngira ngo gahunda y'amatangazo niyo nagira ngo tujye mu wundi mwanya wo gutanga amaturo abaririmbyi kubera ko bagiye batameze neza cyane ndabasaba ko bagaruka hano niza kubona umwanya nyine meze nabi uraza kugenda neza no bumvira iminota nk'ingaha ariko mugaruke turirimbe niba biboroheye ariko bitanaboroheye mwarindiraho kugira ngo nabyo byadufasha kugira ngo abantu batange amaturo babohotse Gitare urunga musumba bose ijuru no mwisi naundi wasa nawe uruwera gitare urunga musumba bose ijuru no mwisi naundi ntabwo tuba twirengagije ko twarangije umunsi nuko muri icyo kintu cy'ibihe Imana yubaha niyo mpamvu twatekereje gushima Imana kuri uyu munsi haleluya haleluya hari abantu muri uyu mwaka wose bafite ibintu by'umwihariko batekereje bashobora gushima Imana impamvu y'itorero twashizeho gahunda yo kuvuga ngo umuntu wumva ko hari ishimwe rikomeye ashobora kuvuga twese ntitwabona umwanya wo kuvuga kuri mikrofone ariko ushobora gutanga ituro ry'ishimwe by'umwihariko ryo gushima Imana kuri uyu mwaka turangije Imana ishimwe cyane
nagira ngo rero protokole batuzaniye igiseke hano abaririmbyi badufasha kuririmba n'ubundi iyi ni indirimbo imwe kugira ngo umuntu wese wagize icyo yatekereje wagize icyo yibuka akagira n'icaronka cyo gutangira Imana nk'ituro ry'ishimwe uyu munsi aze gutanga iryo turo. Reka rero protokole batuzaniye icyo giseke kimwe hano kugira ngo abo bantu baririmbyi nabo badufasha kuririmba. I'm
tunejejwe n'imitima yabo waremye igaragaze kuri uyu munsi abacungurira muri sesi y'amaraso yabo abacunguza ubakuye mu mwijima w'isiraheli abahamagaye ubagira ubwoko batarumbo ababasikiriza iratebre irasomegari jebeza motetambo tugushimiye n'ababyeyi bakuru tugushimiye n'urubyiruko tugushimiye n'abana ibyo wakoze ni birebire titwabimeye waduhaye Yesu Kristo wongere tugira abaragwa n'abaragwa wamubwira n'ibyiba turyoshye uyu munsi wa none kuba rwayemo tukabaye turatwishima twishimana kuko dufite inzimu nta na kimwe watinye umugambi bwawe zose urabibona urakoze Mana amatereterane ugeze tugukomeye amashyi Mana himbazwe twikirize haleluya turashima Imana ya Israheli Imana y'imbaraga n'ubutware Imana igira ubushobozi n'icyubahiro Imana iba hejuru ya byose na bose Imana igira ububasha hejuru yacu Imana ihamagara mu gihe cyayo no muri gahunda zayo mu nzira zayo ibihumbi kugira ngo igirire abantu neza yabonye ko turabo kwizerwa tugarura umurimo wayo twese abaraha dukora umurimo wayo Imana ihimbazwe tutazayitiranya ibihe abijya yitiranya abantu muri iki gihe yabonye ko tuzaba turi aha hantu dukorera umurimo w'Imana ndashimira inshuti zacu inshuti za Calvary muri aha mwese aho dukunze kubana kuwa gatatu ku cyumweru n'abadutekereza badusengera baba batuye mu ntara yenda bashobora kuba bageze hano imitima yacu iranezerewe kubakira no kubana namwe kuri uyu munsi mwiza Imana yaduhaye ngo tunezererwe nishimiye abashyitsi badusuye batari basanzwe baza aha hantu bahageze bwa mbere tubahaye ikaze turishimira ababyeyi n'imiryango ya bene data baza guhabwa inshingano uyu munsi bafite ababyeyi baje kubana nabo n'imiryango itandukanye mwese tubahaye ikaze kubera impamvu z'umwanya baratubabarira tugarukira aho ngaho tujye kugira hari abantu twatumiye abayoboye za minisiteri zitandukanye ndababona aho muri Imana yagize neza kubonera umwanya kandi tubahaye ikaze rwose mwiriwe mwikaze mu nzu y'Imana nanone dufite abashumba bari hagati muri twebwe batandukanye turi kumwe n'umushumba wa Elion n'umuturanyi inshuti dukunze kubana turi kumwe n'umushumba Silas Serende inshuti yacu umufatanyabikorwa wacu iminsi yose yari yazindutse cyangwa yari yagiye mu rugo gusura abana yagarutse kugira ngo dukore umurimo w'Imana impamvu z'ubutumwa turi kumwe nanone n'umushumba kuva muri bombereje uri buze kudufasha uyu murimo wo gusengera bene data
umubyeyi wacu Jacques. Hari n'abandi bashumba bari hagati muri twebwe ushobora kuba mwicaye nyine bikurikije uko sale yacu ingana, uko byagenze mubyihanganire. Ndasaba rero abashumba nari maze kuvuga ko bohaguruka mukongera mugakomera Imana amashyi kubwo kubakira. Ababyeyi bacu turabakiriye kandi tubahaye ikaze mu nzu y'Imana, abera bose bishimiye kubakira, murakoze. Ndasaba abantu bahagaze hanze cyangwa bicaye mu buryo yenda bumva batari comfortable ko muza kubyihanganira. Imana ibagirire neza. Turi kumwe kandi abadamu b'abashumba nababonye batandukanye, tutiriwe tuvuga mu mazina. Imana ibagirire neza kandi bamugisha. Nta magambo maremare dufite kuvuga, nitugira icyo dusimbuka muraza kubyumva kubera impamvu zimwe n'izindi mureba kandi mwumva. Uyu ni umunsi twizihizaho isabukuru yacu, turaza kugira umwanya wo kubivuga. Umwanya wacu urahari, kugira ngo abafite ibipapuro biriho porogaramu y'uyu munsi barabibona. Turaza kugira umwanya wo kuvuga amateka y'itorero nk'uko byagenze. Basezeranije kutabasezerera kare none nk'uko byagenze. Ndaza kwigera kugerageza nyine dufite. Hanyuma ariko mu ijambo rimwe ribanziriza yandi kandi rigenda rigaruka, Imana ya Isiraheli igira imbaraga yaturinze muri uyu mwaka wose ihimbaza. Niba ntacyo bibatwaye mwakongera yandi mashyi ariko muri iyi gahunda dufite bene data turi buze kusengera ku bw'inshingano zitandukanye. Dufite abo tuza gusengera nk'abadiyakoni, dufite abandi twakiriye mu itorero bazara abadiyakoni turi buze kwakira gusa, tutari busengere gusa, bari buhagarare mu bitugu bya bagenzi babo kugira ngo babakire umurimo. Iyo dusengera umudiyakoni cyangwa iyo umuntu yasengewe mu nshingano z'umurimo w'Imana, abasengewe abahawe inshingano zo gukora umurimo w'Imana, ubudiyakoni cyangwa ubupastori ku isi yose, umurimo wa Kristo. Igihe rero twari twarihaye cyari igihe cy'amaobservation, ko hari ibihe turimo biragoye. Hari igihe umuntu ahabwa inshingano kubera impamvu zimwe n'izindi, yaza yenda mukabona ntibifitinga neza. Kugeza ubu turashimira Imana ko hari abadiyakoni twakiriye kandi twabakiriye, dufata n'igihe cyo kubitegereza, tuza kubona ko igihe cyabo cyo gukora kigeze kandi duha agaciro imyifato n'imyitwarire yabo. Twumva irafitinga neza n'umugambi Imana yaduhamagaye gukora. Dufite nanone n'umuelda mukuru w'itorero tuza gusengera nawe kugira ngo tuzafatanye umurimo wo gukora umurimo w'Imana hano. Ceremonies zitandukanye, abadiyakoni abasengewe ni 3, abari buze gusengerwa ni 4, bose bakaba 7 hamwe na n'umuelda. Ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje
umurimo mwiza. Tito, urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 7. Kuko umwepiskopi akwiye kuba kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'Imana, kandi hakwiriye kuba ikigenge cyangwa ikirara cyangwa umuwizo cyangwa umunyarukoni cyangwa uwifuza indamu mbi, ahubwo abe gukunda gucumbikira abashyitsi, ukiranuka ukunda ibyiza, udashayisha, ukiranuka, wera, wirinda, kandi ukomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yarigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Ikintu cyose mu isi cyubakiye ku buyobozi. Leader is very important in society. Turiyegereza Ndoli na Madamu, sinzi nimba mugenzi we nawe yaje. Nibahaguruke bose tunezererwe Imana. Ndoli na Madamu, Wani bicaye nahaguruke nawe. Ko twavuze gusa Uwiteka yateranije ntakagire none abantu babagiye hagati ko bayihaye ubuhe burenganzira. Imana ibagirire neza, murakoze. Abantu tuganira nabo bagerageza kumviririza amahanga, ndavuga aba bayobozi. Amagambo ngiye guheraho ari mu Cyongereza, ariko ndazi ko ndabugende ngira ukuntu bisobanuraho, ariko abenshi ndumva bari kumva. Ndaza kutabisobanura umwanya munini kubera mpamvu z'umwana. Why do we need leaders? Kubera iki dukeneye abayobozi? Nothing happens without leaders. Nta kintu kijya kibaho nta buyobozi. Nothing begins without leaders. Nta kintu kijya gitangira nta buyobozi. Nothing develops. Nta kintu kijya gitera imbere nta buyobozi. Nothing improves. Nta kintu kijya kinozwa atari ubuyobozi. Nothing changes. Nta kintu kijya gihinduka nta buyobozi. Nothing progress. Nta kintu kijya gitera imbere nta buyobozi. And nothing succeed without leaders. Nta kintu kigera ku musaruro ushimishije nta buyobozi. I'm telling you. Leadership is not measured on how many people are serving you, but leadership is measured based on how many people you are serving. Umuyobozi, kwitwa umuyobozi ntibireberwa mu mubare w'abantu bagukorera, bireberwa mu mubare w'abantu wo gukorera. Ko hari umuyobozi
akaba n'umuyobozi mwiza. Muri abantu Imana ihagurukije kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana mu buyobozi, ariko mugomba kumva ko ari twe tworoheje cyane kuruta aba bantu bose. Abandi bose ni abayobozi, ni twe bagaragu babo. Ibi abari hano mwese mu basengewe n'abandi mwese iteraniro, muzi ko ari twe akenshi tugera hano na Mashara na Espoir, tuhagera mbere tukahava nyuma. Cyane cyane Mashara niwe bagera mbere. Bivuze ngo nawe muje muri iyo cercle y'abantu bazoza bagera hano mbere bahave. Kuba umuyobozi mwiza ibireberwa mu mubare w'abantu bagukore, kuko nta muyobozi ukorerwa, umuyobozi akorera abantu. Number 2, leader never graduates. Ishuri nijiye mu munsi wa none ni ishuri mutazigera muhabwa diplome ngo mu graduating mwambare jari bofe. Ni ishuri ry'ubuzima bwose, n'ukwiga n'ukwigisha, and we learn by doing. Iteraniro mvuge ngo haleluya. Haleluya. Leader never graduates. Leader is not about power. Nimba hano wari uzi ko agiye gukomera, wiyihebe ntabwo isobanura gukomera. Iyi ntebe ntabwo ari iyo gukomera, iyi ntebe niyo kureba ibikenewe. Ubundi muzi ko mbere twicaraga twicaraga kugira ngo turebe abantu uko binjira. Umuntu winjira tubona yashonje, tumenye ngo yinjiye akanyaraje, birashoboka ko umugabo yakubise. Tuze kumuhamagara tumubaze mbese ibibazo wagize ibi. Abantu rero bareba izi ntebe bazagira ngo nizicubane jambo, zitebe zicubane nizo kugira ngo turebe abantu. Urebe leader or leadership is not about power, but leadership is empowering people. Ubuyobozi si ugukomeza, ni ugukomeza ubuyobozi. Icyaka arishogarukiraho mbone kubabwira ibintu byabafasha gusoza inshingano. Leadership is not a privilege, but leadership leadership is a privilege given by people, not a right. Kuba umuyobozi si uburenganzira bwawe, ni icyizere uba wahawe n'abantu kugira ngo bahagarare gusa. Uzatekereza ko ari uburenganzira bwiwe azabikora nabi, kandi nabikora nabi sinzobimwemerera. Je n'accepterai jamais ce genre de comportement. Leadership is a privilege given by people, not a right. Ntabwo ari uburenganzira bwawe, ni icyizere aba bantu babagira. Iyo nza kugira uwo hano public abantu wa munsi tubivuga ahangaha bakavuga ngo twese ibyo warebye n'ibyo nimba waranasenze nimba byaragenze gute, ariko twemezanya nawe byari kungora kuba mwicaye ahangaha meza. Uwe kuva icyizere abantu babaha
mugihe agaciro kandi mucuma ndetse muzabikora. Umuntu yifuza kuba umwepiskopi azaba yifuza umurimo mwiza. Bibiliya ni nziza yakomeye, muvuge ngo haleluya. Izivuga finality ariko ntizivuga urugendo hagati. Mwikubwire ngo uzonyura muri mbabwiza ukuri ni umurimo mwiza ariko ubwo Bibiliya ivuga umurimo mwiza ivuga kubwo ariko nijoro bavuye kubwo. Natangiye gusenga nabivuzeho nejo muri 93 nibwo nanditse amandiko ya mbere kwezi kwa 12 n'umwana ntazi ibyo mkoze ariko ngo bayasobanure numva asobanutse kandi atanga amakuru nyuma y'igihe nza kubona ko ya makuru yanditswe muri ya mandiko ari. Ndasenga kuva icyo gihe kugeza uyu munsi no sitara umuntu ariko sida hano ndafite abavandimwe tuvuka barabizi. Ndaza bongere muri 2012 hariya kuri Foursquare basengera ku budiyakoni ntarasha ntangira kubona intambara. Ubundi narasengaga nawe umuyumbe w'irindira kandi nisenga ubwose ngahaguruka kagenda kajya gusengera umuntu nari nifitiye amahoro yose uburenganzira bwose. Uwo bambonanaga nawe ntabaga azabibaza ngo se ko baravuga iki. Uwo bambonanaga nawe ntibagaza bavuga ngo uriya mukobwa bari kumwe n'uwo kwa uriya mugore bahebaganira n'uwo kwa. Ariko kuva umunsi mpawe inshinga abantu batangiye kwibaza ngo ese ngo uriya mugabo bahebaganira ngo kuriya ibintu ngo twe tuzi ibintu neza ngo twabonye ibintu ngo n'ibindi bikira ngo kuriya reka tubihanga amaso ngo tuzabirebe. Kuva uwo munsi 2012 ibi mbabwira 2014 ntabwo kuyobora gatatu. Murimo mwiza sivyo intambara siwe twari kumwe utwara abantu ntabwo gatwara abantu ubu turi kumwe muri abantu. Intambara zigafubira kakurya ko gutekesha inkwi zumye zazigira ukibintu utabafubira gusa ukibaza ngo se bivemo ndeke ejo bamaze kwishirwa rigota isi yose ikabibona ndamanuka ku musaraba nimanitseho bigendewe. Buriya hari intambara z'abasoda hakaba intambara z'abaratulika mandazi iz'abamajoro iz'abakoroneli iz'abajenerali n'iz'abaperezida. Abanzi ba perezida kuriya ni benshi kuruta mwe mwicaye hano mwese. Bibiri na 16 mwarabibonye kwezi kwa 12 ngirwa pasiteri zirasubira zirazamuka kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ushize umuyobozi mukuru wa Calvary bari muhari muzehe ni utari mu nama ngira ngo bara ariko papa yarahari n'abana ngira ngo nama baksangira ariko nese umunsi wa mbere dukurite ingoma hariya muri zanjye bari kumena ubya munsi no mperuka kurira kandi burya narize ndaheruka ikindi kire jewe narizi bigiye kumva kurya nasaga kuri mu gikombe cy'Gestemane narizi uruntegereje
nta dere nari mfite, nta nzu y'abandi nari ndimo, nta mwenda w'umuntu ufite, nta mwana w'umuntu urishe, nta muntu nari natutse, nta kibazo nari mfite. Nari nzi ibitege kuva burya kugeza none sindasubira kuri kandi nararize Mana y'uwo aho umuntu w'umugabo arira umugore we wahari aha muri abo Mana birakomeye. Nkarira ndi kumwe n'abantu bose, karira ndi kumwe n'ababyeyi nk'aba, karira ndi mu mujyi wa Kigali, ndi mu gihugu kirimo umutekano gifite ubuyobozi bwiza nk'ubu. Nararize. I knew what was ahead. Umurimo mwiza, murimo mwiza. Singiye kwabwira intambara afite none murasizi muri mukuzu kandi ziriya n'intoca bataranyandika mu kinyamakuru, bazandika ibinyamakuru bavuga ngo nzaje kuzimu ngo sinzi ukuntu ahubwo sinzi ukuntu batarandika uba mwicaye mungana gutya isare yuzuye mbonye yaririmbye kabiri umwana Imana yesitire yahaye umwuka wera wapfe kuririmba kabiri ngo ntibishoboka ngo nta muntu wozamuka gutya byihuse watagiye kuzimu. Ese ari kuzimu hazamura bose umanutse no bakazamura iryo rembo uko abantu boribona hari usigara mwisi. Uniondole majivuno komesha kiburi utawale ninjira mu rusengero ari uragoye ibintu birindwi byagufasha gusohoza inshingano. Abazanyeho mwandika sirita umwebwe mwandika. Icyambere inzozi a vision. Ugomba kwicara ukabangiza inshingano nkawe, ngomba gukora ibi, ngomba gukora ibi, ngomba gukora ibi, ngomba gukora ibi. Umuntu utegereza mu bintu bize bigusanga aho wicaye. Ntabwo twabikoze kandi twari dufite ubushobozi bwo kubigeraho. Inzozi. Icya kabiri umuhati. Abakorinto ba mbere igice cya 15 reka basome niho honyine soma ibindi bipande nateguye David. 15 Abakorinto ba mbere murongo wa 58. Nuko bene data bakunda mukomere mutanyeganye murusheho iteka gukora imirimo y'Umwana kuko muzi yuko umuhate wanyu atari uza ku Mwana. Bisaba umuhate, bisaba bisaba gushyiramo imbaraga kuko muzi neza ko umuhate wanyu atari uza ku Mwana. Apana ku bantu babwiza ukuri, apana ku bantu mu byumba muzi ko umuhate wanyu atari ubusa ku Mwana. Apana ku bantu aba bantu habe niwo kwigubahetse ukazobaraniza ibiryo ntibarye ukaja kubakorera akazi kabo kose bagahenda akabayo bahenda tibonyuru bazakubwira ngo nukurakoze warenga bakatu. Umuhate wanyu susa ku Mwana. Apana ku bantu
umwami. Gatatu, kwizera. Kwizera niko kuja gutuma umuntu abona ibidashoboka nk'ibishoboka. Kwizera niko kuza gutuma umuntu abona ibihari nk'ibidahari. Biriya byose nababwiraga by'intambara, uzubireba ukabibona nk'ibidahari ifite kwizera. Ariko iyo kwizera kwagabanutse muri wowe, biza bitumbagira bigahinduka umusozi uguhagaze imbere. Kwizera ni imbaraga zishoboza umuntu mu nshingano, akabona ibidahari nk'ibihari, akabona ibihari nk'ibidahari, agatekereza ko ibidashoboka bishoboka kubera ko ahagararanye n'Imana mu buryo bwo kwizera. Kwizera ni kureba ku bintu bigaragarira amaso y'umubiri. Dawidi yicishije Goliyati, ibuye rimwe ryitwaga kwizera. Uwiteka n'ubutane, mugomba kumenya yo kwizera. Aya ntaza yumva, aya matwi ntaza yumva, azategera. Gutegera no kumva biratandukanye. Aya maso ntabwo azabona, aza yitegereza, ntazabona yandi. Mukwiye gutunga kwizera. Aya muzamurere si azagenda, hazagenda ya umuntu azahaguruka akagenda mbere y'uko ahaguruka physically. Aya maboko ayagaye si ajya korera Imana. Iyo aya maboko y'umwuka atarasimbuka gukorera Imana, ntacyo wokora, nta na kimwe wokora. Impamvu muzi hari abakristo bazatanga icyatuma abandi bakumva ntibare, amaboko yawe mu buryo bw'umwuka yaratende Satani yarayaciye. Impamvu mubona abana, abahungu n'abakobwa ba Calvary baza bakoza intebe ariko ntibasoze bose, babariya amaboko yabo imbere arakora, ay'inyuma agashira mu bikorwa. Impamvu babandi mutaza mubona bazi si iki, amaboko yabo imbere yarakize, ararwaye ibirembe, azaja gukora muri sabuna mu yawe oya koza ziriya ntebe irareba Jodo na Yvette abandi yagewe inzara zanjye mazisi. Nk'umugabo w'umusore ukoye zojizi ire niba nikoreye intebe, urabutaje n'ifite umugore muri Amerika. Aya maboko si hazakora ya akenshi umusaruro umuntu abona ungana n'imbaraga yashoye. Umuntu ashobora kujijisha muri, ariko hari ikintu bitaza kwijijisha, umusaruro ntuzujijisha. Abantu bose bazaja mu ishuri, bakaja mu ishuri bose bakambara za uniforme, bakagira gute, ariko za mbere izo zose ziratandukanye. Uwashizemo imbaraga n'utashizemo imbaraga, umusaruro mwifuza uzangana n'imbaraga muzashora. Yesu impamvu yashizwe hejuru, bizivuga ngo Imana imuha izina risumba yandi mazina yose, byavuye mu kwitanga. It was not for granted. Ntabwo yari
yiryamye mu kirambi kuri matora ngo narangiza nabyuka mubwire ngo uhawe izina risumba ni jamais. Yavuye ibyuya amaraso yarayicaye ku musozi ya Rayon, yabuze amahoro, yarariwe, yagejejwe n'abantu, yarazwe n'umuryango, baramututse biriya bitutsi bibategereje, bazobatuka, bazobakorera ibitangaza. Biga ruzi ngo Bernard ngo n'imfura umuryango wacu w'Abanyakarama ngo umuntu uza witaha icyo bitangaza kizoba. Iyo ngo bizimana ngo ngo w'inyamitongo bazaseka gusa ntibishoboka uyu munsi usenge hari umuntu ukureba gusa gusa kubera kureba wasenge. Uko sindaye yaritukiwe arajihanganira arababazwa ahabwa izina isumba yandi mazina yose bivuye mu kwita. Iteraniro rivuye ngo haleluya, bikirize haleluya, kwita. Oh haleluya. Gatanu bimarakati ya Boliveri zomera ibani ya vaha Subangola murugamba we ngerera mayusu oh semasira kanje amasengesho cya gatanu amasengesho. Zisaba gusenga umurimo w'Imana upfira mu kunanirwa gusenga ugakirira mu gushobora gusenga. Amen. Amen. Nyuma yo gusenga umuntu azakora byiza byinshi biruta mbere yo gusenga. Sama sesaro umugabo wamuye ngo ngwiwe yiyije wazaga nk'amandazi nk'atanu ubona agatari munsi k'igikoma ukaba yiyije. Ngo kwiyiriza kwiwe ngo neza muri agatari munsi kamwe uk'igikoma wakarya n'amandazi nk'atanu ukaba yiyije. Bwira mugenzi ngo bisaba gusenga. Maombi yafungua mbingu, maombi yafungua mbingu, maombi yafungua masikita tromela gusenga kukigurisho gusenga kukigurisho mwangaza ya sobera gusenga kukigurisho Gatara Ai lesa la mattina a fondere le benzie lo scemera i bandi a forme le benzie kugira gahunda mu buzima. Oh haleluya. Haleluya Yesu. Wa munani Biblia ivuga ku kimonyo ikama ngo yewe wamunya butewe ugenda witegereza ikimonyo uburyo gihunika ibiryo
kikamenya igihe cyo kwibikira ibiryo bizagitunga. Hari ibintu bibiri mugomba kumenya. Muzamenye ibyihutirwa, mumenye n'iby'ingenzi. Gahunda musaba mu buzima ni gahunda yo kumenya ibyihutirwa n'iby'ingenzi. Ibyihutirwa byose si ingenzi, kandi iby'ingenzi byose si ibyihutirwa. Know how to do things in the right moments and in the best way. Mu buryo bwiza kandi mu gihe cyayo. Gahunda muzi. Gahunda muzi. Kari gukora umurimo ntuzawubazwa. Uyu murimo Imana ibashinze uyu munsi, hari ibihembo muzahabwa mu ijuru. Apana mu ijuru gusa, na hano ku isi, n'aha mu isi. Reka vuga urugero n'ubwo yenda nta muntu wabikuye kandi ntabisabira uburenganzira. Hari umuntu wampamagaye turaganira, arambwira ngo ese ngo ni gute ngo Marishara ngo n'abakuru ngo bashoboye bizinesi bo ngo birakunda. Uwazamusabiye tukaganira ngo bakambwira ibanga bazakoresha muri bizinesi. Ndababwira ngo ese, ndabwira ese uzi amatari isi yasengeye urayazi? Uzi abagabo baroze isi yagakuroga? Uzi ijambo ry'Imana isi yavuze urayizi? Ise namuzi yarahita abagore batatu kandi yagaza arwana, bagaza barwana bose akabateranya arangiza akabakubita. Uyu eveki umuhere izi success zose afite se waze kwiyanavuza, arangariye kwiyanavuza, aguma yinyangabura, akora umurimo w'Imana. Arastragolinga mu bandi bantu bakamufata nk'umuntu udahari. Bivuze ngo hari abagabo bamututse, hari abagabo bamushahuje, araceceka atabuze imbaraga. Nibwo yuko ne abuze imbaraga byuzuye zo gufata akagabo bene akakamahane ngo agafata kirike mu bishaka mu maso. Uvuge ngo haleluya. Hano ku isi ibi muzabihemberwa ni mubikora neza. Hano ku isi, apana mu ijuru, hano ku isi. No mu ijuru Yesu yashubije Petero aramubaza ngo ese twebwe kubizi narobaga nari umuhanga mu kuroba, nasize ibyanje, siga abana n'umugore, siga umuryango w'abantu bose basigaye banyita akazerezi muzerezi. What about you? Aramubwira ngo bakubwire abasize byose bakangurikira bagakora umurimo wanje. Hano mu isi bazahembwa 100%. Nimuvuge ngo haleluya. Muhereze Imana ishobora gusambira. Muvuge ngo haleluya. Ndabarahiye iyi mirimo tuzadukorera Imana tukayikora bitugoye, tugasenga bitugoye, tugasenga bituvuye, tuzayibonera ibihembo hano mu isi. Abababeshe ngo bakorera Imana ngo bazakorera ubusa ari bande. Gukorera ubusa no gukorera ubuntu biratandukanye. Ntidukorera ubusa, dukorera ubuntu. Kuko amasengesho ni ugusenge, fagitire ni uguha niwo uyibona. Dukorera ubuntu, ntabwo dukorera ubusa. Nicyo gituma mwese nza mbabwira ngo undi mushumba wese muzaja kureba pereye kuri wa nayo uretse jewe muzamubwira namwe twaje turi shaka 500 nuva mu biro cy'umubwire mubwire itoro umukozi w'Imana. Ejo ndi mojo
jewe iyo ngiye kureba Rubaga aho dusenga Bishop Rubaga sinogera nafite byibuze 5,000 cyangwa 15 naje guhaguruka nkava ngo mushunga sinoza kukureba nta kintu uzanye ngiritu bijyanye umuntu umwana twakuranye ngo aranyakira nta kibazo ugakoma ukaza winjira ugahota kwahota ubusasa twumva nta ibishoboka twari tubo mushikari mutandukana mbere ngo ngiri niba utarabifite wiyesikiza uvuge simpagaze neza amenye ko byibuze unabitekereza bihaye gaciro ana amagambo mutokumva ariko y'ukuri niyo yatumye East Africa ibi bihugu byose muzabona byo muri East Africa byateye imbere kutura kandi bitamwe intambara rero muzoreba Tanzania bagira igihe cyo gusengera igihugu cyabo tunaiombea taifa letu tunaombea rais tunaombea wabunge tunaombea naho wewe usuge n'umfumu igihugu kiguheza byose ujewe ngo Rwanda rwananiranye kandi ngo rurananiranye ngo n'abakarisa bayafunze ngo n'ubyagize ute kurafuma igihugu cyawe habuza wituka dufite ubuyobozi isi yose yifuza ihereza ibikombe bagatsindira ibikombe ariko kuva abantu bamwe bumva u Rwanda uyu murimo muhawe izi nshingano muhawe muzazihemberwa mw'isi kandi nimutazikora neza muzazihanirwa mw'isi apana kuzugutegeza umunsi wanyu no mw'isi muzazihanirwa muje gukora umurimo nk'abazabanza. Haleluya. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kumwepiskopi aba yifuje umurimo mw'isi ariko umeze kwa kundi nababwiye kuko umwepiskopi akwiriye kutabaho mumbabarire umugayo nkuko bikwiriye igisonga c'Imana kandi akwiriye kuba icigenge mujewe untaguruje ujije gusiza gendera kuri biriya cyangwa kubikirana cyangwa umurizo cyangwa munyarugo cyangwa uwifuza indamu ahubwo aba akunda gucumbikira abashitsi abambaye inkweto zinuka z'amasogesi yambaye amezane atazifura abasirimu abatagira inkweto abafite ibiheri mu myenda yabo abazanye inda abafite imbaraga sa abashitsi abe ucumbikira abashitsi ukiranuka aribyo mpayigenda vuga bihuye iyo uvuze gukiranuka bihuye no gukunda ibyiza mwese hano bafite ubuhamya bwiza aba bantu bose basengewa bafite ubuhamya bwiza mu gukiranuka mu gice cy'ijuru icyo kintu observa uburyo baca bugufi uburyo bakiranuka bwacu mwese n'imiryango yayo bafite ubuhamya komeza gukiranuka iterano rimuvuge ngo amina.
wirinda. Murasaba kwiri mu mico no mu myifatire, kugeza no ku myenda mwambara n'aho muri ubu sigaye mu maresitora ya menshi, kandi aya makeya hari kandi batanga bimwe n'ibyaha kugira ngo yenda bataza kwitwararika kugeza no ku ngendo kugira ngo umukristo atokubona akabona icyo ahera, kwitwararika kugeza no ku myenda wambaye kugira ngo umukristo atotekereza akagira icyo akubona. Ukomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yarigishije kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima no gutsinda bamugisha impaka. Isezerano rihari ndakuka muzagishwa impaka. Twarabiganiriye mbere nimwe abakristo bazoza bagenda bahure n'abantu babaroge babapakira amagambo, mwebwe mwambaye itaburiya yayindi y'amagambo yo kugenda mukaza muja gukura ibyinyo byameze ku bakristo guca ibiri. Abakristo bazamera ibiri murabizi, abakristo bazamera ibiri. Hari umuntu woza akakubwira Joasi, urumva akakubwira Joasi, ugomba guhamagara abadiyakoni bakaza ivyo birimi baguteye akabica. Amahero uko bimeze. Basaza aba nibo bambaye itaburiya yo kuvura abakristo. Umukristo uzaja kwivuriza azaba agiye kwivuza amagere abaganga, kandi magere igira ingaruka nyinshi harimo na za infection. Nshuti bavandimwe bakozi b'Imana, Imana ihagurukije, Imana ibaha imbaraga, Imana ibakomeza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo humura muyatangisha umurimo mwiza muri mwe ninayizawurangiza. Nimuvuge ngo haleluya. Nubwo bikomeye, nubwo bimeze gutyo, gukorera Imana ni byiza. Gukorera Imana ni byiza. Gukorera Imana ni byiza. Gukorera Imana izo ntambara zose nabwiza ziba ariko wibuka imbaraga zima, wibuka ko ukorera Imana ukavuga ngo nukuri haragwanwa n'abadakora n'abakorera ubusa n'abakorera abantu, kandi abakorera Imana iyo atangije umurimo mwiza muri mwe ni nayo izarusohoza. Kasabe